iyo migozi bakubohesheje abadayimoni, abarozi bakuroje, ndumva Imana nkorera yanjye, Imana iteka ivuganye nanjye ngo hari imigozi Imana ikuye ku buzima bwawe. Ushobora kumera Imana icyubahiro, ushobora kumera Imana icyubahiro cyane, ugatera haleluya cyane, kuko imigozi yose, hari imigozi Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari imigozi yo kutabyara, hari imigozi yo kudaheka, hari imigozi yo kudatunga, hari imigozi yo kutabika amafaranga, hari imigozi yo kutagira kampani, hari imigozi yo kutamenyekana, hari imigozi yo kutaba muri sosiyete ngo igiremo igikundiro, hari imigozi yo kwangwa, hari imigozi y'amagambo. Yesu ashimwe, bwoko bw'Imana, Banyarwanda, turabashuje mu izina rya Yesu, n'abari hirya y'igihugu, mu baturanye, abatuye za Amerika, turabashuhuje. Imana y'amahoro ibagirire neza. Pasiteri Habimana Denis muje kuganira ku ijambo ry'Imana, ababwira gushaka umwami Yesu bigishoboka, kuko ijambo riravuga ngo nusaba uzahabwa. Ndashaka kukubwira ngo umwanya wo gusaba umuturanyi, saba Imana, Imana izaguhereza. Yesu akugirire neza. Tugiye gutangira twiragiza Imana, kuko Imana ishimye ko turamuka amahoro. Imana ishimye ko uramuka wowe utabiteguraga, wari uzi ko uramuka wawe yapfuye, wagambira ko bati runaka ntari buramuke cyangwa umwana wanjye ntari buramuke, ariko yaramutse kuko Imana iri mu ruhande rwe mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, uri Imana igira ikireme ikagikomeza, uri mu ruhande rwacu, waraturinze, warinze abatuye isi, uburinda abatuye ibihugu bitandukanye, natwe uraturinda Abanyarwanda, tuguha icyubahiro. Mareko umwami Imana, tugiye kuganira ku ijambo rikomeye, ijambo ryawe, ijambo ribatura, ijambo ribohora, ijambo rikiza mu izina rya Yesu, ijambo rikuraho karande, ijambo rikuraho amaroji, ijambo rikuraho ibiyobyabwenge, ijambo rikuraho rizinutswa abantu ibyaha byababashe. Ijambo ry'Imana niryo tugiye kuganira mwami. Nyemera rero ukire mu mitima yacu, mu matwi yacu, marayika w'umwami Imana, tubashe kuryumva, tubashe guhinda umushyitsi, tubashe gutinya ibizira byose, kuko uri Imana yumva gusenga. Nyemerera ababyeyi aho bari warengera ubagirire neza, abarwayi ubongere ubagire neza, wongere ubahereze ubuzima, wongere ubakize papa, wongere ubarwanirire Mesiya, wongere ubahagurutse mwami. Abananiwe cyane, abarwaye indwara zikomeye, wongere ubakize nk'Imana. Harimo ababyeyi benshi cyane bari mu bitaro bitandukanye. Abo babyeyi ni ababyeyi bafite barebye mu maso yawe, wavuganye nabo, yewe bafite amasezerano, barimo wababwiye ngo bazarama, harimo wowe wabwiye ngo bazabaho. Ariko ndabizi kuko ijambo ryawe mwami wanjye ari ijambo ryawe, uririnda ibihe n'ibihe, ukarikurikirana ukarenda urishohoje. Nyemera rero turasenze mwami, dusengeye abanyantege nkeya, dusengeye mwami wanjye abari hirya no hino mu nzira zitandukanye, turabakweretse. Nyemerera mwami, ubaramburire ukuboko kwawe, wongere ubagarure mu nzira z'igisiyoni, wongere ubagarure mu nzira zijya mu ijuru, wongere ubagarure mwami bakure mu gikombe cyitwa baka mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi ko ijambo ryawe rimbwira ngo naho igikombe cyaba baka, ujye ugihindura kikahinduka amasoko, wongere ugihindura amasoko, wongere ubahagakiza, wongere ubagirire neza, wongere ubagaramo ibyiringiro, wongere ubahekonesha. Urakoze mu izina rya Yesu, amina. Yesu ahabwe icyubahiro. Mufashwe n'Imana, mufashwe n'umunezero w'Imana, mufashwe no kuyoboka Yesu. Ndashaka kukubwira ngo nawe muyobozi ukomeye cyane, urwaye indwara zikomeye cyane, ufashwa no kwizera Imana, ufashwe no kumvira Yesu Kristo wenyine. Ndashaka kukubwira ngo niwumvira Imana, niwumvira ijambo, ukaritungana, ukaryema, ukemerera Imana igakora mu bushake bwayo atari mu bushake bwawe. Wagerageje amafaranga biranga, wagerageje mu baganga bakomeye, yewe mwarahamagaye hirya no hino ngo ni hari umudogiteri ukomeye, yewe abadogiteri wahuye nabo bakomeye, ariko abadogiteri
mukimara guhura ntacyo byatanze, yewe na nicyo bahinduyeho ku buzima bwawe. Ariko ndashaka kukubwira ngo hamagara dogiteri wo mu ijuru uruta abadogiteri, usumba abadogiteri, usumba abayobozi bose. Hamagara Yesu wo mu ijuru, Imana ya Isiraheli. Ndumva Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire, wa muyobozi we warwaye indwara zikomeye zabasha ubuzima bwawe, ni indwara utihamagariye, ni indwara Satani yaguteje. Ariko nkakubwira ngo muyobozi, ndashaka kugwangomera Yesu ature mu mutima wawe, wakire Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndumva Imana ivugana nanjye ngo uriye indege uragenda ujya za Buhinde uragaruka urongera usubirayo, byaranze bagoye zarandevu ntacyo byatanze. Ariko ndashaka kukubwira ngo wakire gukizwa n'Imana yo mu ijuru. Imana ikiza ubuzima ntibwongere gusubira ukundi, nibwongere kubara ukundi. Wakire gukira mu izina rya Yesu. Muyobozi unyumva unkurikiye, muyobozi uneza amatwi, nyemera wemerera Imana iture muri wowe, kuko mbonye Imana iguha ubuzima, mbonye Imana igukijije indwara, mbonye ushima Imana. Wakire kugirirwa n'Imana neza mu izina rya Yesu, amen. Yesu abahe umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ni igitabo cya Zaburi ya mbere. Ni ijambo rijya ryubaka imitima yacu, kandi ijambo rikadukomeza rikagera aho ridukura rikagera aho ridashyira. Zaburi ya mbere igice cyaho ni icya kabiri guhera ku murongo wa mbere. Mukozi w'Imana adufashe, Yesu aguhe umugisha. Icya kabiri umurongo wa mbere. Ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo? Ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo? N'amoko yatekerereje iki iby'ubusa? N'amoko yatekereje iby'ubusa. Abami bo mu isi biteguye kurwana. Abami bo mu isi biteguye kurwana. Kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Abatware bose bagiriye Uwiteka inama n'uwo yasize. Bati reka ducagagure ibyo batohesheje. Reka ducagagure ibyo batubohesheje. Ndashaka kukubwira ngo nawe hari ibintu Imana igiye gucagagura. Babohesheje ubuzima bwawe, baziritse ubuzima bwawe, baboshye urubyaro rwawe. Ndashaka kukubwira ngo hari Imana igiye gucagagura ibyo bakuziritse mu izina rya Yesu. Ibyo bakuziritse ku maboko, ibyo baziritse mu nda yawe, ibyo baguhekesheje ku mugongo wawe, hari Imana igiye kubicagagura mu izina rya Yesu. Tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana izabakoba. Ihora yicaye mu ijuru y'abaseka, umwami Imana azagira gute? Azabakoba. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana izabakoba. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, kandi izagira gute? Izabakoba. Maze izababwirana umujinya ibatinyishije uburakari bwayo bwinshi. Izabatinyisha ibateje uburakari bwayo. Iti ni njye wimikiye umwami wanjye. Ni njyewe wimikiye umwami wanjye, ni njyewe uhagurukije umuntu wanjye. Kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Imana iguha umugisha. Yesu atugirire neza cyane. Ndashaka kukubwira ngo ingoyi bakubohesheje, Imana igiye kuzigukuraho. Ingoyi bakwambitse, izo baguhekesheje, Imana y'amahoro yicaye mu ijuru. Imana y'amahoro idacurwa kibera yicaye mu ijuru. Imana igiye kubakoba, kuko ndumva Data avuganye nanjye ngo hari imigozi ikuboshye ku ntebe wicayeho, hari imigozi ikuboshye mu kagare, hari imigozi bakuzirikishije, hari imigozi yafashe ururimi rwawe. Iyo migozi yafashe ururimi rwawe ntabwo usaba akazi ngo icyo uvuze ngo bacyumve. Wize amashuri menshi, uvuga Icyongereza kikakunanira, kandi witwa ngo warize, uragerageza no kuba wakwirwanirira bikanga, kuko barakuboshe. Satani yarakuboshe, ariko yicaye mu ijuru irambwiye ngo nkubwire ngo ije kugukuraho iyo minyuru bakuboshe, iyo minyuru baguhambije, iyo migozi bakuzirikisha kutagira urubyaro, iyo migozi bakuzirikishije guhora mu madeni, iyo migozi bakubohesheje abadayimoni, abarozi bakuroze. Ndumva Imana nkorera yanjye, Imana iteka ivuganye nanjye ngo hari imigozi Imana ikuye ku buzima bwawe. Ushobora kumera Imana icyubahiro, ushobora kumera Imana icyubahiro cyane, ugatera haleluya cyane, kuko imigozi
yose, hari imigozi Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari imigozi yo kutabyara, hari imigozi yo kudaheka, hari imigozi yo kudatunga, hari imigozi yo kutabika amafaranga, hari imigozi yo kutagira kampani, hari imigozi yo kutamenyekana, hari imigozi yo kutaba muri sosiyete ngo igiremo igikundiro, hari imigozi yo kwangwa, hari imigozi y'amagambo, hari imigozi yo kugukoba, hari imigozi yo kugucunaguza, hari imigozi yo kugusekera, hari imigozi ariko yicaye mu ijuru. Imana yicaye ku ntebe y'amahoro, Imana yicaye ku intebe y'icyubahiro, ngo izabakoba. Nimara kubakoba ngo uwo munsi uzaseka, ngo uwo munsi uzahimbaza Imana, kuko yicaye ku ntebe ari Imana nzima, ari Imana igira icyemezo gikomeye. Imana nkorera irambwe ngo hari imigozi ikuye ku buzima bwawe. Wa mukobwa we, wagiye za Samatare wabayeyo, wagiye za Kanyarira wabayeyo, wagiye za Nyirafunga wabayeyo, wagiye mu Rusesimanza wabayeyo. Wa mubyeyi we, warasenze ariko ngo bakuboshye imigozi, ariko Imana Data ivuganye nawe ngo nkubwire, iyo migozi bakuboshye, iyo migozi baguhekesheje, izo ngata bashyize ku bitugu byawe, izo ngata bashyize muri bizinesi zawe, izo ngata baziritse amaguru yawe ngo utazigera ukora ubukwe. Imana imbwiye neza ngo nkubwire ngo akira kubohorwa n'Imana, akira gukorera Imana, akira gushima Imana, akira gutambagizwa, akira umunezero, kuko ari Imana ivuganye nawe, kuko ari Imana ivuganye nawe, akira kujishurwa n'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana ikugirire neza. Mbonye Imana ikubohoye, mbonye Imana ivuganye nanjye. Barakuziritse cyane, bakuziritse ku nyegamo, bakuzirikira aho ngaho ku nkomangizo, ku mashyiga atandukanye. Iyo bagushyize iyo mu rurembo, iyo mu badayimoni, Imana ikambwira ngo hari imigozi Imana ibohoye. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana imbwiye ngo nkubwire ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Isaha yawe irageze yo gutabarwa, isaha yawe yo gushima Imana irageze, kuko mbonye hari Imana ikobya bakuroze, bazi ngo baragufashe, bazi ngo baraguheranye, bazi ngo barakujishije, ngo ntabwo uzigera uva aho uri. Ariko Uwiteka Imana y'amahoro yavuganye nanjye ngo nkubwire ngo irakubohoye, akira kubohorwa n'Imana mu izina rya Yesu. Yesu akugirire neza. Wa mugabo wakira kubohorwa n'Imana, akira kubohorwa n'Imana, kuko waragerageje biranze. Yewe bakujyanye za Rwamagana mu bapfumu ngo ugiye gutanga y'amafaranga ngo bizemera, wagiye za Kibungo, wagiye ahantu hatandukanye za Kongo, aho hose wagiyeyo byaranze. Ariko Imana ikambwira ngo iyicaye mu ntebe y'icyubahiro mu ijuru ije kubohora ibyaha, ije kubohora ibyaha, ije kubohora urubyaro rwa mubyeyi, ije kugukuraho igisuzuguriro, ije kugutandukanya n'ibyo wabayemo igihe kinini. Aribyo byatumye abagizi ba nabi cyangwa abadayimoni bakuzirikisha imigozi, bakazirika inda yawe, bakazirika umugongo wawe ngo ntuzicare mu mwana, bakazirika amaboko yawe. Ariko Imana yakubohoye, akira kubohorwa n'Imana mu izina rya Yesu. Yesu abagirire neza. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Ndumva Imana yo negetse kusengera abantu, gusengera abantu baguye, abantu basubiye inyuma, abantu runaka babaswe no gukunda amafaranga cyane, ariko bakayakunda bayibye, batazi kuyakorera. Ndumva Imana inegetse kubasengera kugira ngo bave mu byo barimo, bareke gukunda ibyo badashoboye gukorera, ahubwo bakunde iby'Imana ibahaye, kandi bakunde kuyoborwa n'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Mwakire kugira gute? Kubohorwa n'Imana. Nandi kubabwira ku kiganiro cyitwa ngo kubohorwa n'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Iyo wabohotse utangira guhimbaza Imana, wajya utangira ukagenda ukajya wumva uri kumwe n'umuntu. Yesu ahabwa icyubahiro. Nawe wa muntu we runaka uzi ko wicaye ku bantu ubateraniyeho, uzi ngo warabafatishije, uzi ngo uzabatwaza igitugu uko ushatse, ntabwo Imana ibikwemere. Imana irambwiye ngo iga ukuntu abandi bantu bayobora, wige kubana n'abantu neza, ubayoboze neza, ubugwa neza, kuko Data atanze ubwenge muri wowe. Mera Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Turagushimiye rero ko kuri Imana iri mu ruhande rwacu. Imana itanga imbabazi ku bariye iby'abandi n'abibye iby'abandi n'abakoze ibyaha. Mana turabasengeye, dusengeye n'abayoboje abandi igitugu, abo birukanishije mu kazi turabasengeye. Mwana abo bagize uruhare mu kwirukana abandi mu kazi turabasengeye, ubaho umwuka wihishurirwa kandi ubohora ubuzima bwabo, kuko bakimara kubirukanisha mu kazi
niko bari bamaze kubona yuko ahari imbaraga zindi zibagose z'umwijima. Izo mbaraga nizo twirukanye muri aya masaha mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizo duhamagaye ku buzima bwabo z'ubugwaneza zo kubana neza muri kampani, muri society runaka, kuko Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abamanuke mu mitima yabo aya masaha, nyemerera ubagenderere, marayika w'umwami Imana umucyo wawe ubarasira. Nyemerera ubangere ubaganize ku ijambo ryawe. Abari baboshwe n'abadayimoni, ndagushimye ko babohoye. Abari baboshwe n'inzoga, ndagushimye ko babohoye. Abataye ingo zabo, ndagushimye ko babohoye bagarutse mu ngo zabo mu izina rya Yesu. Abatendetse abakobwa b'abandi, aba babwiye ngo bakabahereza amafaranga ngo bazabana, barangiza bagatera abakobwa icyo gikomere, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ubaho umutima wo kwihangana, ubaho umutima wo gukomera, kandi ubaho ubwenge mu izina rya Yesu. Ndabakuragije ko kuri Imana barihebye cyane, yewe bavuye mu byiringiro, bavuye mu masezerano. Nyemerera ubagirire neza mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana reka zibazeho, ndabasengeye. Bibiliya ngo uzamenye ukuri niko kuzamubatura. Nyemerera aba bana b'abakobwa bari muri iki gihugu cyacu n'abari hanze y'igihugu cyacu baneze amatwi bankurikiye, marayika w'umwami Imana ubagirire neza, ubarinde babashuka, ubarinde babajyana mu byaha, ubarinde babasha kubarira ibyabo mu izina rya Yesu Kristo. Aba bakobwa nabo mwami baba bagambiye kurya iby'abandi bahungu, bababwira ngo barabakunda bazabana, bakabaganiriza bababeshya, kuko ari umutima urimo ikinyoma. Ndabasengeye umutima wabo urimo ikinyoma mu izina rya Yesu. Twirukanyemo ikinyoma mu izina rya Yesu. Duhamagaye Mwuka Wera, bayoborwe n'umwuka wawe, bayoborwe n'umwuka wera, kuko ari wo mujyanama mwiza. Ndabasengeye ikiganza cy'Uwiteka kibahoreho, kandi bahore batinya mu kurya iby'abandi, bahore batinya ibyaha. Ndabasengeye, urakoze mu izina rya Yesu, amina. Imana irambwiye ngo umaze igihe kinini cyane urimo kuva, abadogiteri barakuvuye byaranze. Imana nkorera ivuganye nanjye, Imana inkorera iteka irambwiye ngo ni Imana ihagaritse uko kuva kwawe. Ndumva ariko Uwiteka avuganye nanjye. Imana irambwiye ngo muvu Imana irawukamije. Nawe bafashe ideni muri banke, urahora wirukanka wa mugabo we, urahora uzenguruka wabuza abaguza amafaranga. Imana nkora ivuganye nanjye ngo uhagarike umutima, kuko banke ifite ubuyobozi bwiza. Bagiye kwiga ku kibazo cyawe. Imana irambwiye ngo bize ku kibazo cyawe, kandi ntabwo bagutereje cyamunara, ahubwo baguha ikindi gihe cyo kwishyuriraho, kuko ari Imana ibakuye ibintu bijyanye n'amarangamutima guteza ibyawe. Kandi mu gihe nk'iki wakoze ntibyemera, Imana namwe ngo ibakuyemo amarangamutima yo kugutereza ibyawe, wakire kwishyurirwa ideni mu izina rya Yesu. Hereza Imana icyubahiro cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo ntabwo ibyo agiye gutezwa cyamunara, kuko Imana irambwiye ngo wagiye wishyura habuzaho amafaranga makeya, ariko ngo washatse kugutereza cyamunara. Imana ivuganye nanjye, wowe nkurikiye ngo nkubwire, ni Imana yishyuye iryo deni, ni Imana ikuvuganiye, kandi ni Imana iguhuje n'abantu b'Imana, abantu Imana yavuganye nabo, abantu Imana yavuganye nabo, niba Imana iguhuje, nyemerera uhereza Imana icyubahiro wicaye aho ngaho. Imana yambwiye ngo ije mu byawe ibyirukanyemo abantu, kuko abantu baba bifitemo amarangamutima. Ariko wa mubyeyi we, Imana yambwiye ngo ibyiyiziyemo. Abantu mbonye barizamo barabizambya, kuko nari mbonye bashaka kugutera hanze ngo usembere uzerere. Imana irambwiye ngo akira kwishyurwa ideni mu izina rya Yesu. Kandi ndashaka kukubwira ngo baguhaye taransiferi, wowe wa mukobwa we, ngo yo kuzakubaga, wowe ngo kukubaga ngo bagushyiremo ngo ibindi bintu, ari icyo kintu kituma ngo uzabyara. Ariko Imana ikambwira ngo ntabwo uzabaga uko wavutse niko uzabyara, kandi ngo uko uwavutse ngo niko uzasama inda niko uzatwita ukabyara. Akira gutwita mu izina rya Yesu. Imana yamawe kugerera neza. Yesu abahereza umugisha. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Ya nimero ya telefoni ni 0788 49 0378. Ushobora kumpamagara tugasengana, ushobora kumpamagara tukaganira, tukabasha kugana ku ijambo ry'Imana. Ushobora kumpamagara tukungurana ibitekerezo. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Ushobora kukubitira Imana amashyi menshi cyane, kuko ndumva Imana ivuganye nanjye ngo itanze imbabazi ku bantu mwese. Mwari nangiye. Yesu abagirire neza. Shalom, shalom. Yesu abagirire neza.